Yes, aya ni amakuru atunguranye ndetse n'amakuru atangaje abatari bake, aho benshi bari kugenda bibaza niba ibintu bibaye byakagombye kuba byabaye cyangwa se niba binashoboka, kuko abantu benshi bumvaga ko atari ibintu bishoboka, nkuko abantu benshi bazi uyu muntu cyangwa se uyu munyamakuru n'uburyo abayobozi benshi bamwubaha n'uburyo mbese mu buryo akora akazi ka umwuga we agaragazamo uburyo bwo gutinyuka ndetse no kugerageza gusubiza abantu basa nk'abakomeye, akabasubiza mu buryo ubona ko atabatinya. Rero ni nta wundi ni Madamu SCOVIA, mama Rwagasabo TV cyangwa se nyiri ikinyamakuru mama Rwagasabo TV. ngira ngo hari hashize iminsi abantu benshi bari kumwiha ndetse abantu benshi bari kumuvuga bitandukanye, bamwe bari kumuvuga nabe, abandi bari kugenda bagaruka ku magambo yasubije Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, aho yabakebuye avuga ko ibyo basobanuye mu kitangazamakuru cyangwa se mu byo bavuze mu makuru batangaje ari ibintu bidasobanutse ndetse ari ibintu bishobora kuyobya abanyarwanda muri rusange bakurikirana ikinyamakuru gikomeye nka mama Rwagasabo. ngira ngo amakuru menshi ya politiki akurikirwa cyane, abakunze kuyakurikira kuri mama Rwagasabo kuko na ikinyamakuru gikurikirana cyangwa se kikabarenga inkuru za politiki ndetse abantu benshi bakunda ubusesenguzi bw'uyu mudamu SCOVIA. Rero ni ibintu byinshi abantu benshi bagiye bavugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dore ko hari inkuru zitandukanye zimaze iminsi zivugwa, aho uyu Olivier Nduhungirehe cyangwa se Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yaje kuba yatangaza atanga feedback cyangwa se atanga ubutumwa bugenera iyi TV ya mama Rwagasabo. Birumvikana ababwira ko ibyo bakoze cyangwa se ikiganiro bakoze atari ikiganiro gisobanutse ndetse ari ikiganiro gishobora kuyobya abanyarwanda, nkuko yabyandikiye avuga ko Madamu SCOVIA, iki kiganiro cyanyu gishobora kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanditsweho kandi nayanditse muri rurimi rwumvikana rw'igifaransa, ahubwo ibyo mwasobanuye ni ibintu bitandukanye. muri make nuko yavuze, ni ibintu byinshi yanditse, ntabwo niriwe mbijyamo cyane kuko niyo ngingo nyamakuru yari irimo, aho icyo gihe SCOVIA yahise aza vuba ahitamusubiza avuga ko ibyo kuba yaravuze speech mu gifaransa atari ibintu byiza cyane ndetse atari ibintu bizima, nko kuba abameze nk'uri kubwira umuntu w'Ipari cyangwa mu Bufaransa, kandi ababwira baba bakurikirwa, baba bagenewe ubwo butumwa ari abaturage. Yatanze n'urugero rw'ibiturage bimwe bikomeye biturukamo abaturage baba batazi indimi cyangwa se batazi igifaransa. muri makeya avuga ko kuba ubutumwa ari bo babugenewe bakaza kuba babwakira mu rurimi batazi bishobora gutuma badasobanukirwa neza kumenya icyo ashatse kuvuga. Ibi ngibi yabisubije Minisitiri avuga ko atari ibintu bizima kuba akoresha ururimi mpuzamahanga aho gukoresha ikinyarwanda, by'umwihariko kugira ngo abanyarwanda babyumve. Aba bantu benshi bitewe n'uburyo yabivuze bagiye bamwataka bavuga ko uburyo yasubijemo Minisitiri atari ibintu bizima ndetse ari ibintu biteye isoni n'ikimwaro nk'umunyamakuru nkawe ukomeye ufite ikinyamakuru gikomeye mu gihugu, kuba yasubiza Minisitiri muri buriya buryo, mu buryo bigaragara ko bishobora kuba byatuma abantu babibona nko kumwubahuka. Ibingibi abantu benshi bagiye babisobanura, n'abanyamakuru batandukanye benshi bavuga ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe nta kosa yakoze kuba atangaza amakuru cyangwa se atangaza amatangazo mu rurimi rw'igifaransa kuko arabyemerewe nk'indimi eshatu: Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili n'izindi zitandukanye n'ikinyarwanda. n'indimi zemewe zikoreshwa mu mategeko ndetse ibingibi akaba ari ibintu byumvikana ko Olivier Nduhungirehe kuba yakoresheje ururimi rw'igifaransa mu gushyiraho iryo tangazo ndetse no mu kuvuga gutyo nta kosa na rimwe afite, ahubwo ko ikibazo ari
ababesemuye nabi benshi bari kugenda bavuga ko nubwo umutesi SCOVIA ari kugenda yisobanura avuga ko ibyo Minisitiri Olivier Nduhungirehe atakoze ibintu bizima, yakagombye kubyihora cyangwa se akamanza yamubaza akamusobanuza neza kugira ngo asobanure ndetse anasemura ibintu azi neza icyo bisobanuye, ndetse bye kurirwa biyobya abanyarwanda kugira ngo bakire ubutumwa butandukanye kure nubwo minisitiri w'ubwe yavuze ibi bintu. Abantu benshi bagiye babwira SCOVIA ko yari kubanza akareka niba binamunaniye gusemura, yari no kubyihorera ntirirwa bivugaho kugira ngo avuge amakuru atari ay'ukuri cyangwa se amakuru ya fake. Hari n'abandi banyamakuru batandukanye bakora muri Rwanda bari muri iki kiganiro cyasemuwe baje kuba bakwandikira Olivier Nduhungirehe bavuga ko ibyo banditse cyangwa se ibyo basemuye ari ibyo babonye yanditse, ndetse ko agomba kubasobanurira, yakagombye kubasobanurira mu gikari atiriwe bishyira ku nkoranyambaga kugira ngo abantu babote. Ndetse ibingibi ngira ngo murabizi neza ko urubuga rwa X ari rwo abantu benshi bakomeye cyangwa se abayobozi batandukanye bakunda kunyuzaho amatangazo ndetse no kugira ubutumwa batanga. Ibingibi bikaza kuba dana bishimangira ko kuba yabinyujije kuri Twitter ateganya ko bari buze kubibona nabwo bwari uburyo buzima, aho kugira ngo abicishe mu gikari abanze ababwire ko bakoze amakosa, dore ko n'ubundi batari bwirirwe babihanagura. Ndetse ibi ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ho mu biganiro bitandukanye Madame SCOVIA ari kugenda avuga, ari kugenda asobanura ko minisitiri yamwatatse ko ahubwo we ibyo basemuye ari ibyo babonye, aho we yakagombye gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo ubutumwa bwe busobanuke neza 100% abantu babashe kuba bamenya icyo ashatse kuvuga. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bituma abantu benshi bamufata mu yindi sura itandukanye, bamwe bamuvuga nabi, abandi bagaragaza nkaho bamushigikiye. Gusa bari kugenda bavuga ko niba adasobanukiwe ibyo ari gusemura yakagombye kuba yanabisobanuza. Rero amakuru akaba bakomeje kugenda caje ku nkoranyambaga, ikiribuze kuba cyavamo turaza kuba twabamenyesha tubabwira uko bimeze. Rero ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, kuko aya makuru avuga ko SCOVIA ibintu bishobora no kuba byanamukoraho, ni amakuru arimo kugenda avugwaho n'abantu batandukanye, kuko ibintu biri kugenda bifata indi ntera kandi abantu benshi bari kugenda bamuburira bavuga ko nakomeza irihangana na minisitiri ashobora kuba yanatagwa muri yombi, kuko biragaragara nkaho ari ukubakuka inzego z'ubutabera cyangwa se inzego z'umutekano. Rero ndagushishikariza gukanda subscribe cyangwa se kufyonda kuri sabone kugira ngo ukomeze ubane natwe hano ku ISOMO Media TV. Nagenda ndahoretse kukwifuza umunsi mwiza. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde.